ranzwe n'imyidagaduro no kwirekura mu buryo bw'imyambarire imibyinire ngira ngo video baraza kuzibereka aba DJ yaba DJ wo nabonye uri gutrendinga cyane yitwa DJ Alisha na Muyango hari ariko sabo abo wenda nuko navuga ko ari bo bafite Donald Trump rero yararimo hari yari kureba match nabonye hari naka video kasohotse ari maragenda ganira na Lionel Messi twa The Ben yakubise kabisa ntubwo numvishe bakomeje kugaruka ngo yakoze playback ngubiki ariko umuziki n'umuziki wacurangirwa kuri radio itavuga neza ariko abiri kuvuga wacurangirwa muri bafure nini wacurangirwa mu kirere kinini cyangwa ibintu nyire mu mujajinga just umuntu akora abonye video ya Pirate mwakomeje kugenda muyigarukaho ngo inkweto ngo yari yambaye akose mwana menya kuba mugani cyamamara ari ibintu bibi. Yes, of course mbaye ikaze mwe mukunda kandi makurikira ibiganiro byacu umunsi kundi ikaze kuri Eco Bloom TV ikaze kuri platform zacu zose zitandukanye aba Instagram ndetse na TikTok komeze mu following muryango w'abarenga 38 already wamaje kutwizera kuri TikTok Instagram nawo mukomeze mu following ndetse n'imbuga nkoranyambaga zanjye bwite nitwa Mr Muhanzi umunyamakuru wanyu ni nk'ibisanzwe mu following kuri TikTok kuri Instagram ndetse na Facebook hose tugenzwa n'amakuru ndetse n'imyidagaduro muri rusange ikaze ku munsi wo kwa mbere umunsi bita karu w'amafaranga umunsi w'akazi tariki 20 turi kwa kabiri birumvikana umwaka dukomeje kutondagira iminsi n'imike isigaye ushatse komeza urebe hirya no hino mu mishinga yawe urebe mu ntego zawe urebe mu byo wiyemeje niba harimo ibiri kugenda neza ushima Imana unakomeze ushyiremo ingufu niba bitari kugenda neza nabyo urebe icyo wavugururamo icyo wahindura aracyari kare si kare cyane ariko ago wahita wiheba ngo umwaka urangiye intego zawe utazigezeho niba kandi nabyo ubona bikomeje kugorana komeza usenge ukore cyane wizere ureke ishyari ibindi byose birakunda ikaze rero nge nitwa Mr Muhanzi ndi umunyamakuru wanyu ndi nari ndangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkunda cyane mu dukunda mukaradukurikira umunsi ku wundi mpora mbabwira ngo buri nkuru igira uyivuga ikaze mu makuru atandukanye hirya no hino ntari natangira ariko reka mbanze nihanganishe abafana aba Argentine by'umwihariko igitsina gore mwe mukunda Lionel Messi nabonye bamubatije ngo bamwise Kagarara abandi ngo ni Ashton Smoro abandi sinzi irindi zina hano narindi bayore kuvuga irindi ni rihe ngo ni Mabure Lionel Messi y'abagore ho ni mugoroba ariko by'umwihariko ku bafana b'ikipe ya Argentine ndetse n'abafana b'umukino w'umupira w'amaguru muri rusange footballere bya bindi mujya muvuga ngo kinyamupira reka mbahe pole sana ariko kandi congratulation ikomeye cyane ku ikipe ya Espagne nabonye yaherukaga gutwara igikombe mwaka wa 2010 bisobanuye ko abantu bayifana abafana Espagne ni nk'abafana Arsenal usibye ko Arsenal yo wenda yari yarakabije imyaka yari ishize ari myinshi ariko urumva na Espagne niba ikipe y'igihugu yabo yaherukaga gutwara igikombe muri 2010 cy'isi hakaba hari hashize hafi imyaka igera muri ubwire irenga 10 na igikombe kitazwimo hariya muri Espagne byumvikana ko ari intsinzi ikomeye cyane ku bafana b'ikipe ya Espagne kwihangana ari nabyo buriya bibura muri twebwe muri rusange buriyo wihanganye ugera ku ntego zawe byanga bikunda biragorana bikanga bigakomeza bikanga ariko byanga bikunda bigeraho bigakunda iyo ubikora ubikunze ukabikora neza and then ugashaka na development cyangwa se uburyo bidevelopa cyangwa uburyo biteza imbere cyangwa se uburyo ugenda wongera makunyu n'akarungu utavuze ngo uko mbikora ngo birabaye ngo ahubwo wenda ngo reka negereze bizako oya uko bikora ni sawa wenda uko wabyize se cyangwa ko bifitemo Imana ariko reba niba hari n'ikindi niba urwo ruganda rwawe kubona product zitari kugenda uko baguraga batari kugura cyangwa se abakiriya uko baguraga baraheza aho batiyongera reba ikiri kuburamo reba mu mande zose bari byiza kugera muri control ukareba niki kibura ese niba hari icyo twagezeho ugashimira abakozi ba kugira ngo none bashyiremo kandi kagufi buriya akandi kagufu buriya mujye mumenya gushima nyaboneka nubwo ari imvugo y'abakire numva ngo iyo ushimye umukozi wawe ngo umutetesheje ngo ntagakora ariko nanone iyo ukomeje kumunenga kandi werega natwe tuba tubona iyo dukora bitera imbere tuba tubibona
iyo rero ugumye umubwira ngo ariko kumbona ngo ntaho biva ngo ntaho biva kandi wabibona ko ari ikibazo ugeraho ukamucineye cyangwa se ukamugira umuntu mubi cyangwa se nawe akagira kumva ko abo dukorera badashima ariko natwe cyangwa se namwe mubona mukora bikaba bitari kugenda ijana ku ijana ku muvuduko uri hejuru mukomeze mukore kandi bizakunda ndabizi ko bizakunda dufite ingero nyinshi z'abantu batangiye bakora ntibikunde ariko bikageraho bigakunda so rero ikaze nari mpereye kuri igikombe cy'isi World Cup 2026 birumvikana n'amakuru yaraye azenguruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho umukino wa nyuma wabereye hariya muri New York City nabonye kuri stade babise niba ni New Jersey what ntago nibuka neza ariko yabereye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuyobozi cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika njya numva bamwita ngo ni Angels cyangwa Eagle ari amazina bajya bamuhimba mu nzego zabo z'umutekano ibyo tubireba mu documentaire n'amafilime mudatangira kumbaza ngo ngo wagezeyo ngo wabimenye uti Donald Trump rero yararimo hari yari kureba match nabonye hari n'akavideo kasohotse arimo aragenda aganira na Lionel Messi ubwo niba yafanaga Argentine ntago ndishuwa neza cyangwa se yafanaga Espagne ariko benshi bavugaga bati noneho nyaboneka muturebere niba ibisasu bya kirimbuza atarabyohereza muri Iran ugasanga none essence isigura nk'ibihumbi 100 so reka twihute cyane dufite amakuru menshi ni weekend yaranzwe n'imyidagaduro ku rwego rutandukanye nkeka ko abantu bose mu mpande zitandukanye mwaranezerewe abari bafite time yo kunezera kuko hari umuntu utajya time yo kunezerwa so umuntu wari ufite time yo kunezerwa nkeka ko yanezerewe hari ibitaramo bya DJ Spino guturuka Kampala hariya Uganda yahuriyemo n'abantu benshi ndaza kubigarukaho hari MTN wacu na muzika festival 2026 hariya Nyagatare abantu barishimye ngira ngo wenda hari no ku cyumweru kwa gatandatu kwa gatanu abayisilamu bagiye gusala kwa gatandatu abadventiste mu mwagiye mu isabato ku cyumweru ba Kristo muri rusange bagiye gusenga abandi bateri muri ibyo bice babonye siporo bari barebye France semifinali bareba na finale ejo mu ijoro ry'ejo abatari muri ibyo bari muri ibyo bitaramo bibiri byabereye mu karere ka Kicukiro ibyo byose ngira ngo mwaranezerewe bikomeye cyane so munyemerere rero mvane ku gikombe cy'isi nabonye abantu bari bishimiye cyane kubera ko aho narindi nkano hamwe mu gace ka Gasabo narindimo hano muri Kinyinya abantu tubari two natuzengurutse nagerageje kuzengurukamo nka dutatu bakurikira platform zacu uri Instagram ndetse na TikTok za Bloom TV ndetse n'izanjye bwite Mr Muhanzi umunyamakuru wanyu n'aba update nzanaberetse uko byari byifashe ubwo buryo bishimaga n'uburyo byagendaga bigenda ariko nga Argentine ngo bayibye apana ngo yibye nako kurumva ibaze ko Argentine bavuga ko yibye nyine nta gikombe yatwaye ariko bavuga ko nyine ngo hari ibitego ubundi ngo buri ya Espagne bakaba bayibarira ibitego bitatu yego hari kimwe nanjye cyagiyemo ndakibona nacyo bakigira ni oruje n'ibiki nabirebaga ariko mba nkeneye abunganize nka ba mwarimu Tistashe ba Karikeza ba Roger n'abandi nkabo bamenyereye cyane sport 100% kuko je ntago nyimenyereye cyane 100% ariko mba nyifite amakuru mba ngenda nyashakaho gake niyo mpamvu banagiye nkicara nkareba igikombe nkakira nkamenya kugira ngo ibyo nza kuvuga mbe nabibonye n'amaso yanjye so mu dushya rero nabonyemo ariko yakambyihorere gusa wari umukino benshi bavuze ko utaruryoshye mu gice cya mbere kuko basaga naho bose batinyanye cyangwa se bari kwiganaho nta muntu uri gufungura ngo arikine umukino ugaragara bacengane Lionel Messi tumubone Lamine Yamal tumubona akata abantu babiri batatu cyangwa atera ishoti ibintu nk'ibyo ariko mu gice cya kabiri igitego kimara kwinjira ubona ko bafunguye umukino ubona ko bigenze neza so rero ubwo reka twizere ko natwe umunsi umwe tuzabyuka igikombe cy'isi tukisanga amavubi yacu hari uburyo yagezemo kubera ko hari benshi hari imishinga myinshi igenda developa impano zitandukanye ifasha izo mpano yaba mu mashuri mu academy hari n'abakoca no cyiza turi kugira abakoca bakiri batoya nabo bafite iyo nyote yo kuba babona igikombe amavubi mu gikombe cy'isi cyangwa se no mu bindi urebye nk'uwitwa Kocha Samu ubona ko arimo arabikora neza mu tudemi dutandukanye bagenda akora mu tuntu dutandukanye nabonye ari afite lisanse se ubwo ari arayingana rugaju rigani so urumva ko aba bantu bose turi kugenda tugira bamaraso mashya b'urubyiruko
hari icyo bazakora, reka tubyizere kubera ko inyota barayitegereje. Ariko nanone nzerutse nanone nkigira mu gikombe, nkigira muri Spino and Friends yabaye day 2 na day 1, ngira ngo yabaye kuri 18 z'uku kwezi, birumvikana ibera hariya mu karere ka Kicukiro, hari Gahanga kuri cricket, ku kibuga cya cricket, ni hepfo y'isoko abantu batahazi. Nicyo kibuga kiri, numvisha abantu benshi mutahazi, ariko ikibuga niwumva Gahanga cricket kiri munsi y'isoko rya Gahanga hariya Kicukiro neza. Ni igitaramo cyaranzwe n'aba VIP of course, na ikirere igitaramo cyaranzwe n'amafaranga, igitaramo cyaranzwe n'imyidagaduro no kwirekura mu buryo bw'imyambarire, imibyinire. Ngira ngo video baraza kuzibereka aba DJ, yaba DJ wo nabonye uri gutrendinga cyane yitwa DJ Alisha na Muyango, hari ariko sabo abo wenda nuko navuga ko aribo bafite izina mu myidagaduro, ariko hari n'abandi audience muri rusange yarabyinye, kwambara byo rwose byari hafi ya ntabyo, ntihagire umuntu ubabeshya. Ku gitsina gore by'umwihariko abakobwa bari barimo hariya rwose, abari bambaye ku buryo bwitwa ko bwikwije cyangwa se bukwijwe, ni hafi ya ntabwo, abenshi bari biyambariye hafi ya ntabyo. Ibyo rero wenda ntago ari ngombwa, kuko je singe wigisha abantu kwambara, buri umuntu ahitamo ibye bitewe naho yarerewe, bitewe n'ibyo ashaka kugaragaza nuko ashaka kwibrandinga. So ntago giye ibyo nakirwa mbigarukaho cyane, ariko just icyo mvuga bitaramo nka biriya, wa mugani hari abandi numvishe nabo bari kugenda babivugaho, bijye bigira uburyo bigira umwihariko. Ducunge neza hatazagira uyoberamo akuruwe gusa n'umuziki uri kumva, ariko yageramo imbere agasanga ibiri kuberamo nibo bwa mbere ayibonye, cyangwa nabyo biramukuruye cyangwa biramuyobeje, ugasanga just nk'uko wa mugani bavuga ngo inzoga ntizemerewe kunywa abana b'imyaka 18, cyangwa se ufite 16 ntiyemerewe gukoreshwa imirimo cyangwa ntiyemerewe kujya kwiburanira, ni ufite 10 ntiyemerewe gufungwa, yemerewe kujyanwa mu kigo, burya azuza imyaka ajyanwa kugororwa. Just ntago kugororwa ntago bikitwa gufungwa. So ibyo byose kitari gifite organisation nziza mu bijyanye na media, narabivuze, video mwarazibonye. Kubera ko niba ushobora kugenda waratumiwe muri mu birori byabo utihuruje mu munyamakuru, ukagenda uzi kugiye ukavaringa inkuru, wagerayo ugasanga hari uburyo bitoroganije neza. Harimo bamwe, ntago navuga igitaramo day 1 byari bibi, byari byiza, kubyari bijyanye by'abatego stage nziza, matara meza, buryo bari bateguye abantu aho baricara byari fresh, ibyo kunywa n'ibyo kurya byose nge nabireberaga hanze y'uruzitiro. Ngira mwarayibonye video kari tufite yafashe na kumwe na Ankoke, aho ati dore munyamakuru wanyu yibereye hanze y'uruzitiro. Ko bira bintu umuntu wese ushobora kuba warabigizemo uruhare kugira ngo hakoreshwe imbaraga zingana kuriya duve Kigali tujye Gahanga. Bro, kuva hano ujye Gahanga ni itike nyinshi cyane kuri moto, iri hafi 3-4. Iyo uteze kugenda ugaruka ni 8, wategera no cameraman mwaba muri nka 3, hari n'umufotografe, ugasanga bihagaze hafi 20 kugenda nta n'igiceri cy'ijana icyo gitaramo cyakwishyuye, just ugiye gutara inkuru, wagira n'inkuru bakakubuza kuyitara. Okay, twikomereza. Ariko navuga ko cyasize irindi somo nanone mu bijyanye n'itangazamakuru, mu bijyanye n'imitegurire, mu bijyanye n'uburyo kiriya gitaramo cyari kirimo amafaranga, byo narabibonye. Bageze aho bavuga ngo imyanya isanzwe ni inote ya 50, regular inote ya 50. Ukabona ubujene araje ahita bari za 5 gutya tayishyura, urumva. Ngira ngo wenda kuri Spino Events bashinzwe gutegura bya bitaramo by'uramu DJ wo muri Kampala, amafaranga yo rwose ndemeza neza na kwijana k'amafaranga bayabonye. Day 2 wenda yose nayigiyemo, ariko nayikurikiraniye hafi, nayo nabonye witwa The Ben yakubise kabisa. Nubwo numvishe bakomeje kugaruka ngo yakoze playback nk'ubiki, ariko umuziki ni umuziki. Wacurangirwa kuri radio itavuga neza ariko abiri kuvuga, wacurangirwa muri bafure nini, wacurangirwa mu kirere kinini, cyangwa ibintu nyine mu amujajinga. Just umuntu akora ikintu bitewe nuko yavuganye n'abamuhaye akazi.
ngewe wampaye akazi ukambwira uti nzaya nguhembaya ubu uzajya ukora iminota 10 ntago naza ngo kubera audience ngo ndakora iminota ngo 50 wapi niba The Ben yaravuganye n'abamuhaye akazi cyangwa se imikoranire yabo bakaba barumvikanye bitewe wenda n'ibiciro cyangwa se n'ibyo bakubona uburyo bakoranyemo bakumvikana ko barakora playback bitewe bigendanye na noza bashoyemo amafaranga ashoyemo ntago muzamurenganye The Ben kandi bitewe wenda n'ubushuti cyangwa se n'uburyo ashaka gukomeza kuba kuko yarababwiye ngo ashaka kwikuraho cyitwa ubunebwe ibyo niwe yabitangaje mu mujyo mumushinja ngo n'umunebwe aravuga ati ibi bintu ndashaka kubica mukanabyibagirwa atusibye ko mwebwe ari no mu bivuga ariko abo dukorana umunsi kundi barabizi ko ntari n'umunebwe atanga n'urugero rwa wa mukire mujya muvuga ngo Jimmy Muyumbo abo ati buramo mubaje ni wababwira neza ko nyine ntari umunebwe so rero niba ari kugira ngo akonfirme neza noneho mwe mubibonewe kubera ko wenda bizi ko atari umunebwe ariko mwebwe mukurikira ibikorwa bya buri munsi mukamubona ko ari umunebwe arashaka no kubakonfirma niba avuye muri Summer Country Tour agakubitayo akabakubisa muri Spin and Friends ejo bundi akaba hari ahandi yakubita nabonye yaragiye no gusura abana hariya mu Ruhango ago nabikurikiranye neza ngo menye icyari kiri kuberayo urumva ko afite activity noneho ziri gukora ziri iwana muraza kubona ibikorwa umunsi ku wundi so The Ben rero yaririmbye of course abantu baramwakira ya ndirimbo ye ikubita nayibonye abantu bayibyina Thank you Maga abantu barayibyina ubona ko ari fresh witwa Muyango nawe ngira ngo Muyango ubu baravuga ngo ni hosta ubundi nkabona yabaye n'umu-MC ntago nzi niba nawe already yaramaje kuba umu-MC ngo tuze nawe dutangire ubwo bamuhakaza ariko n'umu-MC niba tanabukora agomba nabukore uko nabonye arabushoboye umu-MC arabushoboye uko niba ashobora guhagarara agahamagara umuhanzi agahamagara wa kabiri cyangwa agahayipinga abantu nk'abariya abantu bagahaguruka harimo kiriya gitaramo ntabwo cyari kiri loko hano mu Rwanda mwitonde abanya Nigeria bari barimo South Africa bari barimo hano Tanzania nge narababonye bari ibintu ndi gukubwira ntabwo ari ibintu nabonye ku mbuga nkoranyambaga byayo ngo ndi kuvuga amakuru nabonye nayo nibone barinjiye mbareba nageze isaha y'isa 10 mava isaha y'isa 3 n'igice batari banyinjiza banze ko ninjira so narebye abantu bose binjiragamo activity zabo indimi bavuga ibiki byose ukabona none nabazaga bambaye n'amadarapo cyane aba muri Kampala hariya Uganda bo bazaga bambaye n'amadarapo Kenya ewan niba Muyango yabashe kuba hypinga kuri rwego rero bivuga ko imyuka arayifite already ibyo ntago tubigarukaho no mu hype mwiza no kuba ya hostinga nabyo ni fresh bona ko noneho Muyanga na fitiwe noneho harubundi hari umuntu hagaruka ko rwose kabise ibintu yanabikora bigakunda hariya kuba yakikaraga kijugunya harakigarura hano bona ko Muyango yabikora bigakunda kubera ko ari fit yafite imyuka ibintu byakorwa kandi bikamara fresh so nabonye banagaruka ku video rero kura mu DJ Arisha abonye gurose bari bisanzuye ntazi ngo niba ariko asanzwe abigenza cyangwa se ari kubera yabonaga kira gitaramo cyabaye cyageze ku rundi rwego cyangwa se hari ibindi byari biri gutuma bikora usibye ko na audience muri rusange hari barabyinaga kabisa usibye ko wenda mwafashiriya video akariyo muzengurutsa hirya no hino ariko barabyinaga bikomeye cyane so ni gitaramo rero cyaranzwe no kwidagadura bikomeye amafaranga Mike Kayihura nawe nabonye akubita muri ryajwi rye riba ryitonze gake gake bura Mike Kayihura nawe ari muri wa mujyi wa Element na Roskana nawe yamaje gusohokamo nabonye kabisa siga yakubita stage agasimbuka kijugunya kigarura ibintu byo kuvuga ngajya kuri stage ngakaririmba ngatembera gutya oya urwo rwego murumukuremo Roskana nawe nabonye rwose yaramaje kugira gute kuzana undi muvuno mushya Mike Kayihura we kubigendanewe n'ijwi rye njyana ye n'ubundi nagari ibintu yajyamo ngasimbagurike oya abikora ewana gutya akaririmba ariko kumva ko ijwi riri gusohoka neza no umuntu ushobora kukuririmbira rwose byandi bayabanga umuziki urakuvura ashobora kuririmbira ko ntari byuma nta kiwe akoresha ijwi rye ukumva ko umuziki wa mugani wakuvura so DJ Spino byo ni bisanzwe kuzaga kubita imiziki hari y'abantu bakaryoha byari fresh nabonaga na Masamba Intore Tonto Maso nawe yari yagezeyo kugira ngo abashyigikire Tonto Maso numwe mu bantu nakunze cyane kubera ko nabonye numwe mu bantu basigaye bisanga mu bitaramo by'abajene cyane ko wenda hari n'inshingano zimwe na zimwe abagiye afitemo nubundi agomba kuba tureberera
nanone nk'umuntu mukuru cyane muri uyu muziki industry, nk'umwe mu bantu bakoze cyane kugira ngo industry ya music ibe ifite ahantu ivuye, ifite naho igeze, yagombaga kuba agomba nyine kuba birimo, ariko kuba mu nshingano nyinshi afite mu myaka yarimo, kuba yisanga ahantu nk'ariya byo aba ari ibindi bintu bikomeye cyane, tuba tugomba kumwubahira bikomeye. Bigaragaza nyine gushyigikira umuziki, bigaragaza gushyigikira urubyiruko, bigaragaza nanone gushyigikira n'abashoramari babaje gushora imari hano mu Rwanda mu bijyana biriya bitaramo, kubera ko nka DJ Spin iyo abonye nka Masamba, akabona nka Alex Muyoboke, akabona n'abandi bagiye batandukanye baje, aba yumva ko nawe ari comfortable no kuba yakoze ikintu kimeze neza. Dutera intambwe twijire muvandimwe wacu mu muhere congratulation cyane Emmy Nyawe. Ngira ngo noneho abantu numvaga ejo barimo baravuga ninde wabikubajije ra Janvier w'inyarwanda yaravuga ati narabikubwiye ati undi nati nanjye narabikubwiye ko bizaba, atahubwo igihe nicyo cyari cyaratinze, ariko so byabaye rero. Ejo yari yakoze ubukwe bwiza kabisa, mbona abajene bamwambariye, nubwo nabonye video ya Pirate mwakomeje kugenda muyigarukaho ngo inkweto ngo yari yambaye, mwana menya kuba mugani cyamamara ari ibintu bibi, akantu koze mugomba kugakontora mugagatiraho comment, kandi ikibazo cyanyu umwe muri mwe tumufashe ngajye muri nka rwego Pirate ariho nawe tumuvuge, cyangwa twanarize buri kantu kose akora. Wasanga hari n'abarwara depression bakaniyahura, abandi bakajya kurega ibintu bikadogera. Pirate kuba yari yiyambariye kuriya ntuzi impamvu, kuriya naje gusanga no ubuzima bw'ibyamamare cyangwa se abahanzi hari n'ibintu akora kugira ngo already mufata attention. Hari ikindi kintu uwo ukamubona ukavuga ko yambaye nabi, ariko kubwe umwegero ukamubaza hari igisobanuro byari bifite, ku buryo nyine atari kuvuga ngo arambara ibindi we wita ko ari byiza, ahubwo ugasanga ibyo yari yambaye byari bifite igisobanuro kihari. Nubona umuntu yashyizeho tatuwaje, ukabona afite yirena, ukabona afite agasa, ukabona nyine ari umuhanzi cyangwa afite uburyo ki agaragara cyangwa azwi mu bintu runaka, mbere yuko umujajinga buriya ufite amahirwe yo kugira ngo umuganire wamaze, atari kubera iki wari wambaye gutya, cyangwa se kubera iki washyize tatuwaje ukayishyira hano. Ubusanga hari igihe hari ibindi bisobanuro bifite byihariye, kandi uba ugomba akubahira umuntu. Congratulations rero kuri Emmy Nyawe, na YouTube channel ye akorera kuri Emmy Empire kuri YouTube, birumvikana. Ni umujene nawe tuba tugendana, ariko borodi yamaje kuba umupapa. Salute, igisigaye no kuvanga urugo ruhire, mukomeze mubyare hungu nakobwa, urugo rwanyu ntiruzabure imikino nyabonaka rwose. Imana ikomeze yuzemo imigisha n'urukundo. Nabonaga ibyamamare bitandukanye, witwa Pastor Claude yagiye yabutashye kabisa mu ikote ryiza. Umana abavandimwe bose gira ngo bari bahari, natwe tutabonetse, si ukuvuga ko tutabishaka ko tuhagera, ubwo wenda hari ibintu byinshi biba byatumye tutaza bitewe aho turi, location, gahunda n'ibindi byose bigiye biba bitandukanye. So reka ntaruke ari nako ngana no ku musozo, mba updatinga kuri amakuru amwe namwe nabonye. Umwe mu bakire bakomeye cyane yasesekaye nayo i Kigali, arimo aratembera urw'imisozi igihumbi. Buriya uru Rwanda rurimo ruraryoha cyane, kubera ko niba harimo Ashton India, erega buriya nimukabone ngo ni ibintu byabaye gutyo ngo mwebwe mumve ngo ni ibintu bisanzwe. Kuba Ashton India cyangwa se India Ashton ari mu Rwanda, akazamo Ashton Hall, akazamo Ashton Small, urabona ko hari population yindi nyine, hari byamamare, hari branding biba bisobanuye. Ngira ngo aherutse kuza Ashton Speed, nawe mwaramubonye, n'abandi benshi bo bazana rimwe na rimwe ntitunabimenye, tukabimenya banagiye. Ni byamamare ubona ko brandinga international, idarapo ry'u Rwanda rikamamara. Yavuze u Rwanda byonyine kuba yabimenya, akamenya. Ubundi abanyamahanga benshi hari n'abavuga ngo muri Afrika ngo ni ishyamba, bavuga nk'u Rwanda kubera kuri karita y'isi ukuntu abari ubona ari akantu gato cyane, bakumva ko nyara nk'akantu. Hari n'uwo wabaza ugasanga arakubwira ati ni nk'agaparike, ariko u Rwanda ni igihugu kigizwe n'uturere 30, imirenge 100 nangahe, n'utugari 200 birenga. Ni igihugu cyiza gifite imisozi myiza, gifite abaturage beza, abakobwa beza, abapapa beza, abamama beza, ababyeyi beza, abakecuru n'abasaza beza, ubuyobozi bwiza, ibintu byose biraryoshye. Wageze mu Rwanda uhita ubona ko ruri clean,
ruri clear. Muvandimwe wanjye niyo njya mvuga ngo ni clean and clean. Ntabwo nzi ukuntu ajya bivuga ariko umujene ujya bivuga gutyo. So witwa rero William Henry Gates wa gatatu, akaba umunyamerika. Ngira ngo ubwo mbivuze gutyo ushobora guhita utabimenya, ariko uri ubusanzwe gukurikirana imyindagurikire y'isi mu bijyanye n'ubukungu ahita ubyumva. Ndavuga Bill Gates, akaba yasesekaye hano mu Rwanda. Umujene rero nabonye icyo wamumenyaho n'umwe mu bavukiye hariya n'ubundi muri Washington hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaravutse ku itariki ya 28 Ukwakira 1955. Urumva n'umusaza ba bantu mujya mwigereranya ngo none se ngo buriya ngo ko yakize, we urashaka kuba nka Bill Gates ufite imyaka 20. Urumva umuntu wavutse 1995 nako 1955, urumva imyaka afite ukuntu ingana. Wowe basi planning uvuga uti nzaba nka Bill Gates biciye gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, ariko bivuga ngo ndashaka kuba Bill Gates ubu none ku myaka ya 20. Wanyuse byibura bo ni nk'abandi bavuka mu buhe bwami. Okay, wenda kuvutswe mu muryango ukenye ntago ari sikosa, ahubwo kuba uzasaza ngo umukene nicyo bita ikosa. Numvisha babajene bandi bajya bakora ibiganiro nk'ibyo ariko bavuga. So rero yaje hano mu Rwanda mu mishinga ye itandukanye n'ubundi asanzwe akora. Ni inkuru nabonye iri gutembera hano hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Reka ndebe iyi nkuru mbanze kwanza nyiba kubite neza cyane. Reka turebe. Ni ikinyamakuru Igihe kiratubwira ko Bill Gates ari mu Rwanda. Biteganyijwe ko asura uruganda rukora inshinge ruherereye mu karere ka Rwamagana, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba, n'ikigo nderabuzima cya Mwurire ndetse n'umujyanama w'ubuzima. Impamvu rero nazanye iyi nkuru wenda nkaba ngiye kuyikoraho tunato dukeya kugira ngo muyumve impamvu yasuye ibyo bigo. Reka mbanze nkubwire amwe mu mateka ye make cyane kugira ngo wumve unabihuze n'ikigo nderabuzima yagiye gusura cyangwa se biteganyijwe ko azasura. Ndagira ngo mbanze nkubwire ko Bill Gates buriya ashinga Microsoft hamwe n'uwitwa Paul Allen bayishinze mu mwaka w'1975. Aribo bazanye ibyo bintu byose by'ikoranabuhanga mwirirwa mwigaraguramo mukanabikoresha n'ibibi, mwe mukabifungirwa n'ibindi. Ariko unamenye ko ubu byibura ikinyamakuru witwa Forbes gisanzwe gikora ubushakashatsi ku butunzi bw'ibyamamare butandukanye, dukesha aya makuru kitwereka ko byibura uba ari kubarirwa akayabo ka miliyari 106.5 z'amadolari muri byakozwe n'ubushakashatsi bwakozwe muri Nyakanga 2026 k'imigabane n'ishoramari. Ariko nanone aya mafaranga agenda yinduka bitewe n'iki, bitewe n'uburyo bigenda bihinduka imigabane n'ifaranga n'agaciro k'ifaranga ku rwego mpuzamahanga. Ariko aherutse no kuvuga ko miliyoni 200 azazigira gute, ishyira mu bigo bijyanye no gufasha ubuzima n'ibindi by'iterambere. Ariko mu mwaka wa 2000 Bill Gates na Melinda French yahoze ari umugore we bubatse umuryango witwa Bill and Melinda Gates Foundation, bawita Gates Foundation. Uyu muryango ukaba waritaga cyane ku ndwara za malaria, kurwanya sida, kurwanya igituntu, guteza imbere ubuzima bw'ababyeyi n'abana, gukingira indwara, kurwanya ubukene, guteza imbere uburezi, guteza imibereho, ubuhinzi n'ubukungu mu bihugu bitandukanye. Ibyo bikaba hashize imyaka 25 byose babikora. Ni nayo mpamvu wumvishe muri iyi nkuru rero biteganyijwe ko azasura nyine iki kigo nderabuzima giherereye hariya mu karere ka Rwamagana cya Mwurire, ndetse akaba agiye gusura n'uruganda rukora inshinge. Ubwo urumva byose n'ubundi nibigenda bigaruka ku buzima, kandi mwumvishe ko ari umwe mu bashoramari n'ubundi bashoye imari mu miryango yita ku bijyanye n'ubuzima. Umugore we baje gutandukana kera cyane 2021 nabwo batandukanye, nyuma y'imyaka 27 bari bamaze bashakanye. Linda yavuye mu buyobozi bwa Gates Foundation 2024 akomeza ibikorwa bye. Ubwo n'umugore we ajya gukomeza kwibakira ubuzima bwe. Ngira ngo wenda gerageje kubibabwiramo mu ncamake, asigaye munyemere duhuze amashyi dushimire Zebra dukamera nawe dukorana mu bijyanye na videographer
nyaboneka munamwibuke cyane mwishimire kuko yagize isabukuru uyu munsi yavutse. Ubu arimo arankamera ari n'akabebe, niyo gikwereka ko iyi si yaduhaye akazi, yaduhaye ihindi sura. Umuntu aravuka agahita avuka ari mu kazi, kandi umuntu yaravuga akirirwa bamubwira babidi biki byose, ariko umuntu aravuga agahita ajya mu kazi. So rero mwifuriza isabukuru nziza Eco Bloom TV, ngira ngo twese twifurije isabukuru nziza. Mugende nyaboneka mumwifurize muri comment kuri social media, Instagram, TikTok, hose arahari. Ababishoboye murebe no kuntu mwamukandira akanyenyeri, se mwirirwa muyakandira mutanazi mudafite n'icyo bari wenda barabasikaminze gusa bababeshya. Zebra arankamera nkabagezaho amakuru, akamera sikahita akabagezaho amakuru, akabaha ibyishimo. Yakame Benovi yakoze ibintu byinshi, ni umu legend muri ibintu bya videography na photography. So niyo mpamvu tuba tugomba kumwa respect ye mu gihe yatweretse ko hari ibyo tumwubahira. So rero nanjye ndabashimiye, nitwa Mr Mwanzi, ndinare ndindangarwa, ndi intore, ndi umunyarwanda of course, ndi diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Murambabwira ngo buri nkuru igira uyivuga. Nyaboneka mu following kuri Instagram, ari nako mu following platform za Eco Bloom TV kuri TikTok na Instagram. Komeza mu subscribing hano kuri YouTube, ko nicyo gituma mubona nsa neza, cyo gituma mubona meze neza, gituma nkomeza kubagezaho byose hirya no hino. Nubwo biba bitoroshye, ariko mba ngomba kuba ndi tayari kugira ngo masoringe nibyo byose. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye, witeka abampere umugisha.